Badagukubite imbyeri. Numva naniwe murananiwe. Numva nshaka kwiryamira gusa banumva isisemi yisuwe. Akagara kagiye kuzakugwa nabi. Ese buri wese twitira kugenda. Ntabwo ari bose ariko akenshi ndazambiye niko zimera. Numva mu kanwa washarira mba numva mana ya. Ariko utaragera igihe cyo guhurwa noneho ngo uhurwe ibintu. Uhurwe nk'umugabo, uhurwe nk'undi muntu mubana. Nanjye ushaka nko kumurwa nanjye izina rya Yesu. wamuri ku bantu nshaka ukumva ndakunukira. Ibyo byo nibizambeho mu izina rya Yesu. Ariko nyine guhurwa umugabo byo ntabwo ari byiza. Nose wiyumva ute nyine. Nawe ntugakabye. None nsigaye njya nkahita amaga. Numva nshaka ikintu namara kukibona nkumva nacyo ndajyaza sinyishaka. Ndashaka gutwita umugabo rwose. Umva. Shandi stress ukuntu papa noneho kubera ibi byose byagiye bibaho byanangeye mu bitaro. Kandi rwose ntago nabihindura nyine gahunda twafashe ntago byakunda rwose. Imana imworohereze kiri. To tell me ko papa wawe yagiye mu bitaro kubera ko yine tujye kubyara. What's wrong? Ntabwo mbizi. Kuba just Ngira mbona ari ikindi kintu kibyihishe inyuma kuko ese wait. Ubundi usanze ari ikintu kibyihishe inyuma ko nanjye sinyizi, sibyo? Kandi ari ikintu kiri behind ibi byose. Dusanze ari ikintu kuko nyine kigomba kudutandukanya wakimenya gutandukana nanjye. Ngase kimeze nko gute. We don't know. Sheshe byaterwa kuko none byatirwa kubera iki. Njyewe uzi ikintu cyonyine gishobora gutuma nanukana nawe. Ndamutse nsanze utemera Imana. Ndego. Ndamutse nsanze umupagani. Utemera Imana. Ubangikanye Imana. Icyo kintu cyonyine cyatuma n'abantu naho nta kintu kibaho kwizitana. Sengeye kireka nsanze nk'ikintu wambeshye kandi gishobora kongeraho ingaruka. N'iki. Ariko aho ibintu bigize mbona nta cyaba gihari. Nyine ba wiyumva ute ndepine tuzato shajwe kintu nzarigwa n'ukuri. Akusira. Kanyambaye depite cyane. Umva se nyambona nje kukureba. Ni mahoro se. Ni amahoro. Ndiko nshaka gusubira i Kigali. Subira i Kigali? Ni iki se kandi? Shana yambabaza bisi ndota inzozi mbi. Inzozi zimeze gute se? Ejo ndarose kiramana ari kuniga. Ariko mbwira ati se ko nawe kureba ibintu byose kubera icyo bakwitura kumurikira atigenza banakwica. Rero bakwiriye hanze kumubwira ibintu byose byongeye kujya i Kigali byose mbivuge. Kagiye nkabyo inzozi. Bita n'imagine ibyo byose byabaye Yesu mu izina rya Yesu. Umva nta kibazo rwose pe. Ngiye kuri iyo ngingo ndagushyigikiye wanafashe n'umwanzuro muzima aho kugira ngo bizarangire ubaye umwanzi n'umwana wawe wagenda ukaboko ukamubwira pe ukamubwiza ukuri. Ariko ndikibaza ahantu nzabihera byancanze. Oya humura Imana izagushoboza izagushoboza azongera kandi rimwe na rimwe ibintu turota n'Imana iba yabituzaniye kugira ngo turebe uramutse utavuze ko icyakubaho. Rero niba yari yabizanye bifite n'uburyo izabimwumvisha nyine uko kuri kugatambuka. Ntugire ikibazo rwose. Sha umva ahubwo nujya kugenda uzambwire muherekeze rero kugeza hafi muherekeze. Uzi ufite imbaraga.
Erega bana nambwiye ngo umugore ngo twite ngo agomba kugendagendamo agakora siporo nagomba kwicara kada ubu witeguye kuzagasunika byose ndabitekerezaho ko bitekerejeho ko numva biteye ubwoba bebe wambwiye ko nta kintu kimwe kibaho nakubeshya cyatuma dutandukana nshirega uri umuntu hari ikintu ushobora kumbeshya wumva ko ari ibintu biri aho ariko kikaba gishobora kuzateza nyine ikibazo ariko rero bivuze ngo hari ikintu naba narakubeshya cyatuma dutandukana ndi nongeyeho kubeshya bibaho ariko nongeyeho ngo kiba ari ikintu gishobora kongeraho ingaruka kandi ingaruka mbi ngaho to be honest nshobora kutakubabarira ariko ari ikintu gishobora gukosorwa urumva nyine nta byaba birenze tukashaka tubimanage okay mana nimba kinari ko zero turabana nari ikintu wenda nshobora kuba naravuze nishinyira cyangwa ari ikintu nshobora kuba narakoze ngira ngo mubeshya kugira ngo ibyo ndinda ariko nimba kinari imana ikiturinde right we good tumeze neza byabaye ko nyine byarabaye cyambere nuko nyine umeze neza nangaruka nyine ati vukuna naho nkunda sibyo ngiye kuri njyewe ikintu cyo nyine cyatuma nawe n'icyo ngicyo nta kindi ibindi byose nyine biri ku ruhande uzi impamvu nuko wamaze kwigarura umutima wanjye ese okay bazi ko nsigaye ngufata nkaho uri umutima wanjye umutima wawe kandi uwufata neza umutima ugize ikibazo nturabyumva so rero hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo ntabwo nabona gufite tukabyita black for sure nabaho ariko nabaho nuzuye kuko igice kigize umutima w'umubiri wanjye nyine kigize njyewe ntabwo nabaye gifite mu buzima bwanjye ese niyo ubona nyine ameze ati byakiriye yes hari biba byaramurenze shaka kwita birashimisha nyine ari umuntu ibaza ko ntangiye kwiba asemana yanjye wowe numvaga nta kibazo ngufite n'abantu ahubwo baravuga ngo ni yori wanjye ni igicucu ni ikigoryi babarire umugore atabyaye igisebo kijya ku mugore bavuga ko ari ufite